Mwiriwe, iki giterane cya Bibiliya iki gihe turimo ni igihe cy'ubuntu bwinshi. Abapasiteri benshi bakubutse impande zose zo mu isi bafatanyije natwe ndetse baduha ubutumwa bw'ishimwe. Ariko icy'ingenzi cyane ni ubutumwa Imana irimo kutugezaho. Binyuze mu magambo yo muri Bibiliya, Imana iri gusobanura umutima wayo wose. Uramutse umenya neza umutima w'Imana binyuze mu gusoma ijambo ryayo. Uko wameze kose wakwishima gusa. Nezerewe no kuba mbasha kuvuga ndi imbere yanyu tumbura ibyanditswe. Uyu munsi ndashaka kuvugana namwe ku bijyanye n'isanduku y'isezerano igaragara mu buturo bwera mu gitabo cyo kuva igice cya 25. Ndabasabye mumbura amagambo agaragara mu kuva igice cya 25. Turasoma kuva igice cya 25 umurongo wa 10 kugeza ku 22. Niba mwahageze reka dusome. Kandi bazabaze isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube mukono 1 n'igice. Uzayagirizeho izahabu nziza imbere n'inyuma, uzayigotesha umuguno w'izahabu. Uitekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora zayo zo hepfo uko ari enye, ibifunga 2 mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Ubaze imijisho mu mushita, uyagirizeho izahabu. Ushyire imijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku, bajye bayiremereza. Iyo mijisho igume mu bifunga by'isanduku ntikabivemo. Ushyire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Kandi ucire intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo bw'umurambararo bube mikono 2 n'igice, ubugari bwayo bube mukono 1 n'igice. Kandi ureme abakerubi 2 mu izahabu, ubareme mu izahabu icuzwe, ubareme mu mitwe yombi iyo ntebe y'ihongerero. Ureme umukerubi umwe mu mutwe umwe n'undi mu wundi, bacuranwe n'iyo ntebe y'ihongerero mu mitwe yayo yombi. Abo bakerubi batanda amababa yabo hejuru ngo bayakingirishe iyo ntebe y'ihongerero, berekerane barebe iyo ntebe y'ihongerero. Ushyire iyo ntebe y'ihongerero kuri ya sanduku, uyishyiremo ibihamya nzaguha. Aho niho nzajya mbonanira namwe hejuru iyo ntebe y'ihongerero, hagati y'abakerubi bari ku isanduku y'ibihamya niho nzajya nkubwirira amategeko yanjye yose ntegeka Abisirayeli. Dusomye kugeza ku murongo 22. Ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli bwavuye mu gihugu cya Egiputa. Muri Egiputa umugezi wa Nile utemba uva mu majyepfo ugana mu majyaruguru. Uwo mugezi utangirira hagati muri Afurika ugatemba ugana mu majyaruguru. Mu bisanzwe imigezi ari imicanga kubiremereye usanga yika hasi mu ndiba. Ariko itaka ritembera mu mugezi wa Nile ni itaka ryiza rirumbuka. Usanga ari ubutaka buba burimo imizi y'ibiti yaboze cyangwa se amababi y'ibiti yaboze bifite ifumbire. Iryo taka rero ryo riba ryorohereye kurenza umucanga usanzwe. Usanga rero iryo taka ritembanwa n'amazi y'umugezi. Umusenyi usanzwe wika hasi mu ndiba y'umugezi. Rero aho umugezi wa Nile urangirira, rya taka ryose ryiza riragenda rikirundanya. Mu gihe rero itaka rikomeza kwirundanya rituma ubutaka buzamuka hejuru. Mu gihe itaka rikomeza kwisukiranya ryirundanya aho ngaho, amazi ntabwo abasha gukomeza gutemba muri iyo nzira. Mu bisanzwe amazi atemba ava ahantu hahanitse hirya no hino agahurira hamwe yose akari mu mugezi. Umugezi wa Nile rero nawo utembera hamwe wose, ariko bitewe n'itaka ryinshi ryirunze bigatuma utangira kugaba amashami ugatembera hirya no hino. Rero ubutaka buri hafi y'umugezi ni ubutaka bwera cyane. Rero aho ngaho ahitwaga Gosheni ni ahantu heraga cyane hari ubutaka burumbuka. Yosefu yaje kuba umutegetsi w'igihugu cya Egiputa. Nyuma y'imyaka 7 y'inzara nyinshi y'uburumbuke bwinshi, ubwo hazaga imyaka 7 y'inzara ndetse n'amapfa, icyo gihe Yosefu ari muri Egiputa. Babaga aho ngaho mu gace ka Delta mu gihugu cy'Gosheni aho uwo mugezi urangirira. Iki gihe baje muri Egiputa bahamara imyaka 430. Nuko haza kwima undi mwami utaruzi Yosefu. Ashaka kuba wenda atarize amateka. Batangiye gutoteza abakomotse kuri Yosefu wakijije igihugu cya Egiputa. Mu mwaka w'1471 imbere y'ivuka rya Yesu, nicyo gihe Abisirayeli bavuye muri Egiputa. Umwaka nyirizina ntabwo wanditswe muri Bibiliya, ariko amateka ya Isirayeli avuga neza ko Abisirayeli bavuyeyo mu mwaka w'1471 imbere y'ivuka rya Yesu. Mwaka w'1417 imbere y'ivuka rya Yesu. Ibyo byabaye imyaka 1500 mbere ko Yesu aza. Bamaze kuva mu gihugu cya Egiputa bambukiranya inyanja itukura. Nyuma yo kwambukiranya inyanja itukura bagiye he? Bahise binjira mu kigobe cya Sinayi mu butayu. Aho mu kigobe cya Sinayi Imana yahamagare Mose iti vayo uzamuka uyu musozi wa Sinayi. Nuko Imana ivugana n'Abisirayeli aho hejuru y'umusozi wa Sinayi iti nzabaha amategeko.
ibi nayo babwiye ubushize. Uramutse ubahirije amategeko yanjye nzabaha, muzabona umugisha mu majya no mu maza. Mu rundi ruhande nimutabasha kubahiriza amategeko yose muzavumwa. Abisirayeli barasubiza bati tuzayubahiriza yose. Imana yandikishije amategeko 10 rero ku bisate 2 by'amabuye. Irya mbere avuga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntukaramye ibigirwamana, ntukarahira izina ry'Uwiteka Imana yawe mu busa cyangwa mu binyoma. Urajya uzirikana umunsi w'isabato, wubahe so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukarega abandi ibinyoma, ntukifuze. Amategeko 10 yaranditswe. Mu gihe bya bisate 2 byari byanditse amategeko babimanukanaga, byagenze bite? Mose ari hejuru y'umusozi wa Sinayi, hashira iminsi 40 batazi amakuru ye. Abari munsi y'umusozi baje gutekereza bati, ese ko nta byo kurya nta mazi ari hejuru ya musozi, ni gute amara iminsi 40 akiriho? Ntago tuzi icyabaye kuri Mose. Ubu amaze iminsi 40 atazi hano, ashobora kuba yarapfuye. Reka rero twiremera Imana izajya tuyobora. Aroni ategeka abantu kuzana imikufi yabo y'izahabu ndetse n'impeta z'izahabu. Izo zahabu bazicuramo ikimasa. Bati niyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni yarakeneye ikintu yashingira kugira ngo yobore imitima y'abantu. Imana niyo rero yabayoboye, ariko icyo gihe Aroni bacura ikigirwamana cy'ikimasa, avuga ko ari Imana izajya bayobora. Icyo gihe Mose aza gukongoboka umusozi afite ibisate 2 by'amabuye byanditse amategeko 10. Yaraje asanga bacuze ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu, barimo kukibyinira, barimo kukiramya. Nuko Mose afata bya bisate 2 by'amabuye byanditse amategeko byose abirekura bijugunya hasi, nuko arabimenagura. Kugira ngo icyaha kibeho agomba kuba ari amategeko. Mu gihugu cya Koreya inteko ishinga amategeko nikora amategeko. Amategeko yose akorerwa aho ngaho. Mu gihe imodoka irimo kugendera ku muhanda nyamukuru wa Kyangwon, umuntu aramutse atwaye imodoka akagenda ku muvuduko w'ibirometero 100 mu isaha, hari ahantu hamwe ushobora gutwara imodoka ku muvuduko w'110, ariko abasore bakiri bato mwarwo batwarira mu 160 cyangwa se 170. Hatariho itegeko, nubwo watwara imodoka ku muvuduko w'ibirometero 1000 mu isaha ntago cyaba ari icyaha. Ariko itegeko riramutse rishyizweho, rya tegeko riramutse ryishe cyaba ari icyaha. Mbere yuko amategeko 10 rero yashyirwaho, wowe warakora Imana cyangwa se utarayikora, ibyo ntibiba ari ikibazo gikomeye. Ariko Abisirayeli basezeranyije kuzubahiriza amagambo y'Uwiteka Imana. Ya mategeko baje kuyica, icyo bakoze ni iki: bacuze ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Irya mbere ngo ntukagire indi mana yindi maso yanjye, ntukicurire ibigirwamana. Bishe amategeko yombi. Mose nta mahitamo yari afite usibye kumenagura ibyo bisate by'amabuye. Mu gihe amategeko ariho, abantu bagombaga kuvumwa nayo. Byatumye abantu 3 bose bicwa, bahorwa icyaha cyo kwica aya mategeko. Ya mategeko 10 amaze gutangwa, umuvumo wakomeje kuza ku Bisirayeli. Igihe wabeshyaga byabaga ari icyaha, mu gihe winubye byabaga ari icyaha, mu gihe wibye byabaga ari icyaha, wasambana bikaba ari icyaha. Byarangiye bakoze ibyaha byinshi. Bagombaga rero kuvumwa, bakavumwa imigisha myinshi cyane. Uyu mugoroba rero ikintu tugomba kwiga nuko ese amategeko 10 yanditse ku bisate 2 by'amategeko twayitwaramo dute? Iyo sanduku yashyirwagamo amategeko 10 yiswe ngo ni isanduku y'ibihamya. Haje gushyirwaho igitwikirizo cy'ayo mategeko. Baje gushyira igitwikirizo cy'iyo sanduku, nuko bayipfundikiza hejuru. Hejuru y'icyo gitwikirizo rero hari abamarayika 2 barambuye amababa yabo hejuru y'icyo gitwikirizo. Mwitegereze kuri ifoto iri hano. Ifoto ntago ari nziza. Amafoto amusanga abamarayika bahagaze, amababa yabo arambuye. Ibyo ntago ari byo, ariko iyi ngiyi byibura irahuza n'icyo Bibiliya ivuga. Amababa murabona ko azamuye hano. Icyo bagomba gukora ko ari ukunama amaguru bagatwikiriza amababa yabo hejuru y'iyo sanduku. Ariko hano mu Kuva igice cya 25 havuga ngo iki? Reka tuharebe. Kuva igice cya 25 umurongo wa 10. Kandi bazabaza isanduku mu giti cyitwa umushita, uburebure bwayo bw'umurambararo bube 2 n'igice, ubugari bwayo bube 1 n'igice, uburebure bw'igihagararo bube 1 n'igice. Uzayagirizeho izahabu imbere n'inyuma, uyigotesha umugono w'izahabu. Uyitekere izahabu zivemo ibifunga 4, ubishyire ku nkokora zayo zo hepfo uko ari enye. Ibifunga 2 bibe mu rubavu rumwe, ibindi 2 bibe mu rundi. Ubaze imijisho mu mushita, uyagirizeho izahabu. Ushyire ijisho mu bifunga byo mu mbavu z'iyo sanduku, bajye bayeremereza. Iyo mijisho igume mu bifunga by'isanduku nikabivemo. Umurongo wa 16 uravuga uti ushyire muri iyo sanduku ibihamya nzaguha. Ibihamya bivugwa ahangaha nibyo bisate 2 by'amabuye byari byanditse amategeko 10. Umurongo wa 17 nawo: kandi ucure intebe y'ihongerero mu izahabu nziza, uburebure bwayo bw'umurambararo bube 2 n'igice, ubugari bwayo bube 1 n'igice.
kandi ureme abakerubi babiri mu izahabu, ubareme mu izahabu, ngo kandi ucure intebe y'ihongerero. Intebe y'ihongerero ni iki? Ni igitwikirizo cya sanduku. Icyo gitwikirizo cyari gikoze mu izahabu, yazaho bayicuraga rero bagatuma abamarayika babiri batanda amababa yabo hejuru y'iyo sanduku. Bagombaga kurambura amababa yabo cyane birenze kure kugira ngo batwikire kiriya gitwikirizo cyayo. Abamarayika babiri babaga batwikira iyo sanduku kubera ko icyo batubwira ni iki? Icyo bavuga ni ukutubwira ngo ntugapfundure iyo sanduku. Ese kuki bavuga ngo ntukayifungure? Bishatse kuvuga ngo ntukarebe kuri amategeko 10. Ndabasabye mwese mwumve neza. Mu gihugu cya Korea muri Bibiliya harimo indirimbo zo mu gitabo. Mu gice cy'imbere cy'izo ndirimbo harimo dawe uri mu ijuru ndetse n'ibihamya by'intumwa. Ese izo ndirimbo nazo ziba muri Bibiliya zanyu? Ibice binini uko niko bivuga, siko bimeze? Mureke tubivugeho. Hariho dawe uri mu ijuru, bavuga ko ari dawe uri mu ijuru. Dukwiye kumenya icyo Bibiliya ivuga kuri dawe uri mu ijuru. Kera cyane ubwo najyaga mu idini rya Presbyterian, mu bisanzwe basuzaga amateraniro twajya turimba indirimbo 3 nuko bagasuzanya na dawe uri mu ijuru. Bajyaga bavuga ko ari isengesho ngo umwami Yesu yatwigishije. Ariko iyo dusomye mu gitabo cya Matayo dusanga dawe uri mu ijuru ikoreshwa mu buryo buhabanye n'ubushake bw'Imana. Imana yavugiye dawe uri mu ijuru mu gitabo cya Matayo. Aho yaravuze ngo nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo. Umwami ntagakunda amasengesho bene ako kagene. Gusenga umwanya munini uvuga amagambo menshi yasubiramo ntibivuze ko iryo sengesho yabe ryiza. Nibyo ubishatse wasenga amasengesho maremare cyane ugasenga ijoro ryose. Ariko abantu benshi basenga amasengesho maremare cyane kugira ngo bigaragare ko basenze cyane kandi bakavuga amagambo atavuye ku mutima. Abantu batekereza ko icyo cyatuma bumvwa. Ariko Imana yavuga ngo ntugasenge mutyo. Nicyatumye yigisha ati ahubwo mujye musenga mutya muti. Mwandi magambo mujye musenga mugende kuri uru rugero. Ntabwo arimo kubabwira ngo mujye mugenda musubiremo iri sengesho. Abantu babifashe mu mutwe gusa barabisubiramo baravuga ati dawe uri mu ijuru gusa bakaba basubiramo iryo sengesho gutyo. Ti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe nize. Ti tubabare ibicumuro byacu nkuko natwe tubabare ducumuyeho. Uduhe none umutsima wacu uyu munsi. Ibaze ufite stock yuzuye ibyo kurya. Ugiye imbere Imana urasenza uti Imana duhe umutsima wacu uyu munsi, duhe umutsima wacu uyu munsi. Iryo ni isengesho kuvuye ku mutima. Icyo ni ikintu Imana yanga urunuka. Isengesho ritakuvuye ku mutima. Icyo ni cyo kintu Imana yanga cyane. Mu gihe ntafite ibyo kurya nibwo nasabira ibyo kurya nti uduhe ifunguro ry'utunga uyu munsi. Ngo Mana ngo duhare ibicumuro byacu nkuko tuduhare abaducumuyeho. Ese uhari abantu ibicumuro bingana iki? Ushaka ibyaha byawe nabyo bibarirwa bityo? Bibiliya itubwira neza ngo ntukagerageze gusenga uvuga amagambo menshi yasubiramo. Ahubwo ujye usenga mu buryo bworoheje ubwira Imana ikikuri ku mutima icyo ukeneye mu by'ukuri. Bibiliya ntabwo atubwiye dawe uri mu ijuru kugira ngo tujye tuyisubiramo amagambo dore tuyarondora. Ahubwo yatwigishaga uburyo twasenga avuga ati mujye musenga nk'uku nguku. Ariko mu gihe amagambo tugenda tuyasubiramo wowe ufite ifunguro rigutunga wowe utarifite uravuga uti ifunguro ridutungura duhe none tubare ibicumuro byacu nkuko tubare baducumuyeho. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ubushake bw'Imana mu ijuru nuko Yesu yabambwe akatubabarira ibyaha byacu. Kuba yarabambwe kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe nicyo cyatumye Yesu yigisira isengesho. Ariko ikintu cy'ingenzi ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Ese ubwo bishatse kuvuga iki? Ubushake bw'Imana ko ari uko Yesu yabambwe akatubabarira ibyaha byacu. Ariko ubu Yesu yamaze kubambwa yarapfuye. Ati rero ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Kugira amasengesho nk'angaya atavuye ku mutima nicyo kintu Imana yanga cyane. Bitekerezeho tuvuge ko ufite icyaha wenda twibaze ku mwana wanjye. Ibi ngibi nigeze kubivugaho. Nareze umukobwa umwe n'umuhungu umwe. Umufasha wanjye mushimira ibintu byinshi cyane. Ariko ikintu mushimira cya mbere nuko yabyaye umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye. Mu gihe umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye bagiraga imyaka 6 cyangwa 7, nashatse kwigisha abana banjye bijyanye n'umutima wo muri Bibiliya. Ikintu cy'ingenzi nashatse kubigisha ni uburyo bagira ubushobozi bwo kwitegeka. Mu gihe dusoma aya magambo bavuga ko ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashingwaga abanyamerika icyo gihe bambere bari baciye bugufi cyane ari abantu b'inyengamugayo. Ariko icyaje kuba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko hari umuganga witwaga Dr. Benjamin Spock. Yari umuganga ushinzwe kuvura abana n'abari n'abategarugori. Ni igitabo cyitwaga ngo Baby and Child Care, bivuze ngo uko warera abana, uko wakwita ku bana bato n'impinja. Ni igitabo kinini cyane. Ibyo yari byanditse muri icyo gitabo yaravugaga ngo mu gihe umwana arize ako kanya ujye wiruka umuhibere. Muri icyo gitabo bavuga ko umwana arira ngo ukora ko bakeneye amashereka. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zashingiye ku mahame y'abizeraga Imana. Abo bakristo bizeraga Imana bareraga abana babo mu kinyabupfura kandi bakomeje cyane. Ubusanzwe ababyeyi bari barashyizeho igihe cyo kuzajya bonyerezaho abana babo. Ntabwo bapfaga kubonsa gusa kubera ko barize. Nubwo wowe ushaka kurya, nubwo wowe ushaka kugaburirwa, wagaburirwa mu gihe cyagenwe gusa kandi nuko biba bimeze.
muri ibyo bihe abana nubwo babaga bashaka kurya bagomba gutegereza kugeza igihe bagaburiwe. Ibyo byatumaga babasha kwitegeka. Rero ubwo bageraga muri Amerika, igihugu cy'Amerika cyari kirateye imbere mu buryo bwihuse cyane. Mu gihe bubakaga ingoro y'inteko ishinga amategeko, mu gihe byatwaye kuyubaka byabatwaye amezi 13 kubaka ingoro y'inteko ishinga amategeko. Ubu namaze kubaka insengero nyinshi, bitwara ukwezi kumwe kubaka etaje imwe. Ni inzu ifite amagorofa 102, ariko byatwaye igihe gito kingana gutyo. Muri ibyo bintu bari bafite ibikoresho bikomeye cyane, bimwe byubaka amagorofa maremare. Muri iki gihe abanyamerika bari bafite ubwenge bwinshi cyane, bari bafite ubushobozi bukomeye cyane bwo kubasha kwitegeka. Binyuze mu gitabo cya Dr. Benjamin Spock, icyo gihe abantu benshi muri Amerika batangiye kujya bavuga bati ibi bizangiza Amerika, ibi birapfuye. Ariko ababyeyi benshi muri bo ntibari barize ibintu bidasanzwe, ariko bitewe nuko umudokiteri n'umuganga kabuhariwe bari babivuze, ababyeyi bajyaga bonsa abana muri gahunda bagennye, batangiye kujya babaha ibere bakabonsa buri uko barize. Rero igisekuruza cyakurikiyeho icyo ngicyo cy'abana bonkejwe buri uko barize, aba bana bari bafite nta bushobozi bari bafite bwo kubasha kwitegeka. Mu gihe ndi kuyobora abana, mu gihe nareraga abana banjye ubwo bagezaga imyaka 6 ndetse n'7, nigishije abana banjye nkunda cyane uburyo bwo kubasha kwigenga no kwitegeka. Bajyaga bavuga ati data ndashaka bombo, nkamugurira bombo. Ati papa ndashaka ice cream, icyo gihe nkamugurira ice cream. Abana mu gihe bariye ice cream bakishima, nanjye byaranshimishaga. Ariko nabigishije uko babasha kugira umutima wo kwitegeka, gutegeka ibyifuzo byabo. Rimwe rimwe bavuga ati data ndashaka ice cream, nahoraga mbagurira. Ariko bansabaga ice cream inshuro 10, najyaga nzibagurira kugeza ku nshuro 7, inshuro 8 simbagurire. Ati data mpa ice cream, ni oya. Ati data so yavuze ngo hoya. Ariko data rwose so yavuze ngo oya. Umwana wanjye ntabwo yanesha, yagombaga rero gutuza agaceceka. Rero ibintu ubwo bisa nk'ari ibintu byoroheje. Igihe cyose mu byo yasabaga ibintu 10 namuhaga 7, nkamwima 3 ku bushake. Suko nta mafaranga nari mfite, nige naga afite amafaranga najyaga mbyanga ku bushake. Kora ko umutima ushaka ice cream, ndashaka umwigisha uburyo yategeka umutima nk'uwo. Yagombaga kumenya uburyo yategeka ibyifuzo bye. Nubwo arira cyane akagerageza kumpatana ibyakundaga, namwigishaga uburyo yacubye ibyifuzo bye. Kandi icyo ni ikintu cyoroshye cyane. Abana bacu bigishijwe kwitegeka mu mitima yabo, babaye abana batandukanye n'abandi bana. Umwana wanjye yigiye amashuri yisumbuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kugiye kigira ko ajya muri kaminuza. Muri Amerika yiregeje imyaka 18 wemerewe gutwara ikinyabiziga. Byabaye ngombwa ko mugurira imodoka. Rero muri iki gihe namugura imodoka. Ndabaza nese imodoka ihendutse muri Amerika ni iyihe? Ngo ni imodoka yitwa Escort. Imodoka ihendutse cyane. Naje kwimugurira. Icyo gihe umwana wanjye arambwira ati data rwose urakoze. Abandi bana base babare basiyo, babara bakire, babara bagura ama BMW, batwara imodoka nziza cyane. Ariko kugenda mugura ku modoka gaciriritse. Ku gatandatu abana ntibajye bajya ku ishuri, cyo ari igihe cyabo bisanzuye. Batwara imodoka zo bakajya hehe? Bakajya kunyerera ku rubura. Mu gihe abandi bana bajyaga kunyerera ku rubura, usanga ibigo bikorera mu bwo bukerarugendo bwo kunyerera ku rubura biba biri nko mu birometero nka 200-300 abantu kure cyane. Baragenda bakajya kunyerera ku rubura, bakishima cyane, bakinezeza. Ku gatandatu bakamara umunsi binezeza bishimisha, no ku cyumweru bakabimara bineza bishimisha. Ku mbere bakajya ku ishuri. Rero bajyaga babwira umuhungu wanjye bati yangu mutwe twagiye kunyerera ku rubura, byari bishimishije cyane. Umwana wanjye narabishakaga, ariko ntiyashoboraga kujyayo ko namureze ngo ajye mu itorero. Yariraga mu itorero, akarajya mu kumba gato karaho ngaho, agakora amasuku mu itorero, agakorera mu itorero. Ku cyumweru agomba kujya mu materaniro. Rero ntabwo yari yemerewe kugenda. Abo bana babaga binejeje cyane banyerera ku rubura. Bagendaga ku gatandatu bakagaruka ku mbere, ubutaha bakagenda ku gatandatu bakagaruka ku kabiri, ubukurikiye bagenda ku gatandatu bakagaruka ku gatatu. Muri Amerika abarimu bapfa kwigisha gusa. Barakubwira ngo genda ujye kwiga, ntago baguhatira kujya kwiga. Barakubwira ngo ugomba kwiga, bo barigisha gusa n'icyo kibareba. Ariko abanyeshuri bifatira umwanzuro w'icyo bashaka. Icyabayeho n'iki rero, mu gihe basuzaga amashuri yisumbuye, abantu bose bahawe amabahasha. Mu mabahasha abandi banyeshuri nta diplome zari zirimo, ariko mu ibahasha y'umwana wanjye harimo diplome. Rero 20% abana bavuye muri Korea bakajya kwiga muri Amerika nibo bashoboye gusoza kaminuza bonyine. Rero mu gihe ababyeyi batuye kuri abanyeshuri, usanga mu muryango havutsemo ikibazo. Ni ibintu byoroshye cyane. Njye ari ikintu nashaka kumukorera. Ni mu gifite imyaka 6 cyangwa 7 utangiye kwiga uburyo ategeka umutima wawe buke. Nyuma yaho ubushobozi bwo kwitegeka buzarushaho kuba bwinshi. Uzabasha kunesha irari ryo kunywa ibiyobyabwenge.
nawe ndi kumubwira ngo yo nguko ugomba kwiga uburyo bwo kwitekanya uko bigenda uko siko wabikora. Njye kubera ko ndi umupasiteri nigisha ibijyanye na bibiliya itubwira ibijyanye n'imibereho y'umutima. Mu gihe umwana adafite ubushobozi bwo kwitegeka we ubwe byamubabaza, agomba kwiga uburyo byagenda, aba agomba kujya ku ishuri akiga, bitabaye ibyo ibibazo bikomeye biravuka. Mu mwaka wa 2009 natumiwe n'ishyaka ry'urubyiruko rwo mu Bushinwa nuko mbigisha mu minsi 2. N'urubyiruko ruza mu itorero ryacu ndwigisha uburyo bwo kwitegeka. Si uburyo bwo kwitegeka gusa, mbigisha n'uburyo bwo gutekereza n'uburyo basabana. Ibi bisa nk'atari ibintu bigoye, bisa nk'ari ibintu byoroheje. Haragwe njya mvugana n'umwuzukuru wanjye, yaravuze ngo data akora neza ibyo abwiwe na sogokuru. Umuhungu wanjye ubu ngubu arakabaka imyaka 50, mu myaka y'igikoreya nibaza ko ari 48. Ndamubwira niyo gukora iki ngiki, akavuga ati yego data, nta nari mwigeze nyangira. Rero abuzukuru banjye ibyo barabizi, bati data akora neza ibyo sogokuru amubwiye. Ese ibyo byashobotse bite? Nabigishije uburyo bwo kwitegeka. Kwitegeka nuko uziga ibi n'ibi suko bigenda. Nabahaye amahirwe yo kubishyira mu bikorwa ibyo kwitegeka mu mitima yabo. Ubwo yasabaga kumugurira bombo, ubwo abana banjye bari bakiri bato, nari umukene, kenshi twajyaga twicwa n'inzara. Rimwe twajyaga tuburara bite nuko nta byo kurya dufite, ariko mu gihe twabonaga ibyo kurya sinajyaga mbashonjesha, ariko nabigishaga uburyo bakwitegeka. Abo bana bakiri bato ubwo nabigishaga uburyo bwo kwitegeka ntago byari ibintu bigoye cyane bikomeye. Mu gihe bashaka ice cream ukagenda rimwe na rimwe uzibima, uko niko ugenda ububakamo ubushobozi bwo kwitegeka. Icyo gihe ku myaka yabo 6 cyangwa 7 ntabwo bizabagora ko ibyo bintu bishinga imizi mu mitima yabo. Mu gihe bageje imyaka 30 cyangwa 40 ubushobozi bwo kwitegeka buzabwa aramaze kuvukira muri bo. Kuva icyo gihe rero abana icyo basha kwiga kindi ni uburyo bwo gutekereza. Uburyo bwo gutekereza ni ibintu byoroshye cyane, ntabwo ugomba kubigora uvuye ngo gutekereza no kubigenda kunuku. Mu gihe hari ikibazo ugira ibitekerezo byawe byo ku ntera ya mbere, ugomba kurenga ibitekerezo byo ku ntera ya mbere. Uramutse ugitekerejeho mu bundi buryo bundi, mu bisanzwe urwego rwa kabiri rw'imitekerereze ruruta urwego rwa mbere rw'imitekerereze. Uramutse ubitekereje mu buryo bwa gatatu, ariyo ntera ya gatatu y'ibitekerezo, ariko ikibazo ntibakunda gutekereza. Abantu bashaka gufata imyanzuro y'ibintu byose bashingiye ku bitekerezo by'intera ya mbere. Umuntu nk'uwo nguwo mugereranyije n'umuntu ufite ubushobozi bwo gutekereza, agatekerereza ku rwego rwa kabiri, rwa gatatu n'urwego rwa kane rw'ibitekerezo. Uramutse ushyize ku ruhande intera ya mbere y'imitekerereze ukabana n'intera ya kabiri y'imitekerereze irutaho, ushyize ku ruhande intera ya kabiri y'imitekerereze ukabana n'intera ya gatatu y'imitekerereze, iyo nayo irushaho kuba nziza. Mu miryango myinshi batuye Seoul, ababyeyi benshi usanga batunze umwana umwe. Gutunga umwana umwe ni ikintu kibi cyane. Muzi impamvu? Babigenza batyo kuko bashaka gusa kugubwa neza mu myaka yawe y'ubukure, ariko ibyo si byo habe na busa. Mu itorero ryanjye njya mbwira ababyeyi ntimuzabyare byibura abana hagati ya 3 na 5. Mu bisanzwe abadamu iyo babyaye umwana, amazina yabo arahinduka, bahabwa izina rya mama kanaka. Izina mugore n'izina mama ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Mu gihe umugore afite abana 5, uko uyu muntu wari umunyantege nke kose ahinduka umuntu mutagatifu. Umukazana wanjye yashakanye n'umuhungu wanjye, yaje kubyara umuhungu umwe, umukobwa umwe abyara n'undi muhungu umwe. Umuhungu wa gatatu ameze nk'ingurube. Namuhaye agatazirano kagurube. Mu maso y'umukazana wanjye akunda cyane umwana wa gatatu. Uko umubyeyi arusha kugira abana benshi niko arusha kugira umutima wo kubakunda cyane no kubitaho. Umugore nubwo ari umuntu mubi kose, iyo abyaye abana 5 rwose ahinduka umugore mutagatifu. Hari indi mpamvu nziza kuri ibi ngibi. Iyo uguze inzu ya apartment ufite abana 2, haba ari ibyibanze kuri wowe. Mu gihe ufite abana 2, hari umwe ugira uwibanze ifite abana 2. Ariko ifite abana 3 iki gihe nta mahitamo ugira, uhitugura apartment ubonye yari yose. Ntekereza ko muri Korea ufite abana 5 bashobora kwiga kujya muri kaminuza bigira ubuntu. Byaba byiza kugira abana 2 kurenza kugira umwe. 3 bakaruta 2. Uramutse ugize abana 4 cyangwa 5, abana ntago bazigera bigunga habe na gato. Abantu barigunga kuko babana n'ibitekerezo byabo. Mfite abazukuru 3, mu gihe abana bakoze ikintu cy'ubusanzwe babyeyi babwira ati have sigaho, ariko mukuru wabo we atandukanye na se. Mukuru wawe yize ibyo gukirana ku ishuri. Iyo murumuna we atumvise, aragenda akamufata rwose akamukomeza. Icyo gihe wundi muto akavuga ati rwose mbabara ntago nzongera. Mukuru we yita kuri bucura. Iyo ugize abana 5, abana babazi cyane ibijyanye n'imibanire n'abandi.
ni na byiza mu kugira abuzukuru, ni na byiza mu kugira ubukwe bwawe. Abana banjye bafite abana 3. Kera cyane imiryango ikibyara abana 4 5 nibwo bubakaga amakaminuza mu gihugu cya Korea, ariko ubu umubare w'abaturage uragenda ugabanuka. Mu myaka iri imbere hari amashuri menshi azafunga imiryango, ariko mu itorero ryacu ababyeyi babyara abana benshi cyane, kandi ibyo ni byiza cyane rwose. Mu gihe nsoma Bibiliya nkamenya ibijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu, ndimo kwigisha uburyo bw'imitekerereze, bigisha uburyo babana na bagenzi babo basabana. Mu gihe abana bize ibingibi ndetse bakiga uburyo bwo kwitegeka, ibyo usanga bizamura ubushobozi bwabo bw'imikoranire, imibanire n'abandi muri sosiyete. Iki gihe bakura ari abantu bakomeye. Ahanini usanga ibibazo abana bo muri Korea bahura nabyo, umuntu yabyaye abakobwa 5, wa gatandatu akabyuka ari umuhungu, usanga wa muhungu umwe ahinduka umusinzi. Kubera iki? Kubera ko yabyaye abakobwa 5, havutse umuhungu nyine gusa, wa muhungu baramwangiza. Ntabwo yigera yigishwa uburyo bwo kwitegeka no gucubya ibyifuzo bye, ahubwo bamuha ibyo yifuza byose. Kandi iyo atemerewe gukora ibyo ashaka byose, atangira kwivumbura, agateza imivurungano, bigateza ibibazo. Mu gihe ubyara abana rero ukitegereza ibi byose neza, n'igihe dusoma Bibiliya nayo ibitubwira ibintu nk'ibingi mu buryo burambuye cyane. Muri Bibiliya hari umugabo witwa Lameki. Lameki yaje kubyara umwana. Yabyaye umwana wa mbere, abyara umwana wa kabiri, abyara umwana wa gatatu. Umwana wa mbere yakoraga iby'ubuhinzi, umwana wa kabiri yakoraga iby'ubucuzi bw'ibicurangisho, umwana wa gatatu yahindutse umucuzi w'amacumu ndetse n'imiheto n'inkota. Umwana wa mbere ubwo yavukaga ko ari umuhinzi, yagombaga kwita kuri barumuna be. Byabaye ngombwa ko aba umworozi n'umuhinzi, atangira kujya akama amata, ndetse atangira kujya atunganya impu, akora imyambaro ndetse yubaka n'amahema. Umwana wa kabiri we yaje kuba umuhanzi wo gukora ibicurangisho. Umwana wa gatatu bitewe n'uko amaze kubona ibyo kurya bihagije, wa kabiri yahindutse umunyamuziki ukora ibicurangisho nk'inanga. Uwa gatatu ahinduka umucuzi w'amacumu ndetse n'imiheto, atangira kujya ajya guhiga inyamaswa yica. Bibiliya itubwira neza rero inzira umutima w'umuntu utemberamo. Imana yashyize amategeko 10 hagati y'Imana n'abantu. Hari impamvu imwe yonyine gusa yatumye Imana iha abantu amategeko: kugira ngo twakire imbabazi z'ibyaha, dukwiye kubanza kumenya neza icyaha icyo ari cyo. Imana yashyize amategeko kugira ngo tubashe kumenya neza icyaha icyo ari cyo. Hari itegeko rivuga ngo ntugasambane, gusambana n'icyaha. Hari itegeko rivuga ngo ntukibe. Mu yandi magambo, abantu rero amategeko si yabanje kuza bwa mbere, kuko hari abantu bibaga, niyo mpamvu hashyizwe itegeko rivuga ngo ntukibe. Kuko hari abantu bajyaga babeshya, bashyize itegeko rivuga ngo ntukabeshye. Kuko hariho abantu basambanaga, niyo mpamvu hashyizwe itegeko rivuga ngo ntugasambane. Amategeko yashyiriweho kugira ngo abantu bamenye icyo cyaha. Rero iyo ataza kuba amategeko, abantu ntibari kumenya icyo cyaha, niyo baza kuba bagikora. Amategeko atabayeho, nubwo ari kubaho icyaha, ntibari kujya basobanukirwa icyo ari cyo. Icyo nicyo cyatumye Imana itanga amategeko. Imana yatanze amategeko 10, ntabwo ari igamije ko bayubahiriza ngo babeho neza, kwari kugira ngo binyuze mu mategeko bamenye ko ari abanyabyaha. Rero iyo umenye ko uri umunyacyaha, bituma ubasha kujya imbere ya Yesu ukakira imbabazi z'icyaha. Gusa ikintu gikuru ni uko abantu nubwo bakoze icyaha, buri uko bacumuye umuvumo ubazaho. Ariko Imana ntiyashatse ko abantu bareba ku mategeko 10, kubera ko Imana ntiyashatse kugirana imibanire n'umuntu ishingiye ku mategeko. Imana yashatse kugirana imibanire n'umuntu ishingiye ku mutima. Aya mategeko 10 mu gihe uyishe waravumwaga, mu gihe wibye. Icyo nicyo cyatumye Imana ishyira amategeko 10 yanditse ku bisate bibiri by'amabuye mu isanduku, irangije itwikiriza igitwikirizo. Iki gitwikirizo cyitwa ngo iki? Cyitwa intebe y'imbabazi. Mu gihe burayo bayita intebe y'ihongerero, ariko muri Bibiliya y'Icyongereza bakayita intebe y'imbabazi. Intebe y'imbabazi ni ahantu imbabazi zitangirwa, sibyo? Ahantu impuhwe ndetse n'ubuntu bitangirwa. None nuko kubera iki hitwa intebe y'imbabazi cyangwa se intebe y'ihongerero? Impamvu nuko mbere na mbere Imana yatwikira amategeko 10, iti ntimukarebemo. Imana yavuze ngo ntimukarebemo. Amategeko 10 muyibagirwe. Numara kumenya ko uri umunyacyaha, n'ibyo yashatse kubabuza gukomeza kureba ku mategeko 10. Mu kubarinda gupfundura ayo mategeko 10, yashyize abamarayika ndetse batwikiriza amababa yabo, ati nimugapfundureho. Ariko mu gihe cy'umuhanuzi Eli, umuhanuzi Eli yari mubi cyane.
ntabwo yakoraga nk'abandi batambyi, ntabwo yigeze atoza cyangwa se arera abandi batambyi. Abahungu be Hofu na Finehasi nibo bari abatambyi gusa. Icyo gihe bakoze amabi menshi cyane mu rusengero. Kera cyane ubwo batambaga ibitambo, hari abagore bajyaga bahereza, bajyaga baryamana n'abagore, bakagenda aho barimo gutambira ibitambo, bagakuramo inyama nziza bishakiye, bagasuzugura ibitambo. Abahungu babiri b'umuhanuzi Eli bari babi cyane nubwo bari abatambyi. Iyo ubaye umupasiteri ntiwakira umutima w'Imana. Umupasiteri ashobora kumwibone, ashobora kuba mubi, kandi hari amahirwe menshi yatuma ayoba. Ni mpamvu mu gihe Abisirayeli barwanyaga Abafilisitiya ntago barwanaga neza. Iki gihe bitwaje iki? Bazanye isanduku y'ibihamya aho ngaho ku rugamba. Ubwo isanduku yazanwaga, Abisirayeli bose barafaranye bati waaa, Abafilisitiya bose baratangara. Batasi n'iki gitumye Abisirayeli bavuza induru? Babona isanduku iraje, nuko bituma bahinda umushyitsi. Imana yabo ni Imana iteye ubwoba, batinesha abantu bose. Nimureke tugende turwane imbaraga zacu zose, bitabaye ibyo turaba abacakara b'Abisirayeli. Baragiye bararwana. Abahungu babiri ba Eli bose barahagwa, nuko ya sanduku barayinyagwa. Cyari ikintu kibabaje. Banyazwe ya sanduku n'Abafilisitiya amezi 7. Aho isanduku yageraga hose bahuraga n'umuvumo. Abafilisitiya bashatse gusubiza iyo sanduku Abisirayeli. Muri icyo gihe muzi ikibi umutambyi Eli yakoze? Bitewe nuko yari yarimitse abahungu be gusa nk'abatambyi, nta bandi batambyi bandi bariho. Nubwo isanduku irimo igaruka, ntabwo yari azi uburyo yayakira. Abantu bake cyane baravuze ati si ikindi noneho, si tugipfundure turebe ibirimo imbere. Nuko batwikurura cya gitwikirizo cy'isanduku. Mu gitabo cya Samweli wa mbere uko niko havuga. Katwarebe muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice 6 umurongo 19. Hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Betishemeshi 70 kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka, maze abantu barizwa cyane nuko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Imana ntabwo ishima yuko dufata mu mutwe dora dusubiramo amategeko 10. Imana iza kubyishimira ko tubwira ngo mujye muhora murebamo buri munsi. Imana iramutse tuyoboje amategeko twavumwa tukarimbuka. Nicyo cyatumye Imana idashyira amategeko 10 ahubwo ishyira itegeko rishya. Amategeko 10 ni amategeko y'umuvumo no kurimbuka. Mu gitabo cya Yeremiya igice 31 n'umurongo 31 haravuga ngo ni Uwiteka avuga, dore iminsi izaza ni Uwiteka avuga, nzagirana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Ese kubera iki ishyira isezerano rishya? Isezerano rya mbere ni amategeko 10. Uramutse uyubahirije wowe n'umugisha wayica ukavumwa. Bagomba kuvuga ngo Mana ntabwo twayubahiriza rwose, turabanyabyaha, uramenye ntukayaduhe. Ariko barivugiye bati tuzayubahiriza yose. Byatumye bagirana Imana isezerano ry'amategeko 10. Ibyo byitwa rero isezerano. Ni mpamvu initwa isanduku y'isezerano. Imana ntiyashaka ko tureba mu isanduku y'isezerano muri amategeko. Imana yashatse kugira ngo turebe kuri amategeko 10 kuri ko uko tuyarebye atugaragariza icyaha gusa, bikisha umubano wacu n'Imana. Ariko mu gihe umenye kuri umunyacyaha, Imana duhaye amaraso ya Yesu kugira ngo twakire imbabazi z'icyaha binyuze muri yo. Ni mpamvu Imana yatumye batabasha kureba muri amategeko 10, bituma itwikiriza igitwikirizo. Cya gitwikirizo gipfundikiyeho kikubuza kureba kuri amategeko 10. Ni mpamvu icyo gitwikirizo cyitwa intebe y'imbabazi, kubera ko cya gitwikirizo kikugirira imbabazi. Binyuze muri cya gitwikirizo ushobora kwakira impuhwe z'Imana. Irakubwira ngo pfundikira aho nicyo gitwikirizo twivuganire. Sinshaka kuvuganira nawe binyuze amategeko 10. Mvuganiwe nawe mu mategeko 10 waba umunyacyaha kandi nakuvuma. Sinshaka kukuvuma. Byatumye Imana ishyira itegeko rishya. Iryo ni irihe? Muri Yeremiya igice 31 n'umurongo 31 Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Ridakurikije isezerano, aha niko havuga sibyo? Ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi ndafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Isezerano ry'amategeko 10 uramutse uyubahirije wowe n'umugisha wayica ukavumwa. Ariko twese twamaze kuyica. Binyuze muri iryo tegeko abantu bose bagombaga kuvumwa gusa. Nicyo cyatumye rero Imana yaduhaye itegeko rishya ritari amategeko 10. Isezerano rishya ni irihe? Muri Yeremiya igice 31 n'umurongo 31 Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda.
ni ku Uwiteka avuga, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza umunsi bafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wirongoreye. Abisirayeli bahawe amategeko 10 ubwo bavuga mu gihugu cya Egiputa. Binyuze muri iryo sezerano twari abantu bahora bacumura gusa bakazarangiza bavumwe. Kandi ugende kuri iryo sezerano n'amategeko Imana agomba kutuvumwa. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana ivuga ngo dore iminsi izaza ubwo nzabihinduramo isezerano rishya, nzasezerana isezerano rishya. Reka turebe umurongo 33. Yeremiya 31 umurongo 33. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ku Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Umurongo 34 ni uw'ingenzi. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese ubavindimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose. Igikurikiraho ni iki: kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Itegeko rya mbere, mu gihe turyubahirije tubona umugisha, twaryica tukavumwa. Ariko ngubu itegeko rya kabiri, mu itegeko rya mbere ubona umugisha cyangwa se ukavumwa bitewe n'uko wayubahirije cyangwa se wayishe, bituruka kuri wowe. Ariko iryo tegeko twese twamaze kuryica. Binyuze muri iryo tegeko twese twagombaga kuvumwa tukarimburwa. Ariko Imana iravuga ko igiye kuduha isezerano rishya. Iryo sezerano riravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Imana uko ni kuri kuvuga. Mu isezerano rya mbere uramutse uryubahirije ubona umugisha, waryica ukavumwa. Byatumaga abantu bose arabo kuvumwa gusa bakarimbuka. Ariko Imana irimo gushyiraho isezerano rishya. Iti kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Mu mategeko ya mbere wasabwa gukora neza bitaba ibyo ukavumwa. Mu isezerano rya kabiri utitaye ku kuntu ukoze, Imana ikubabarira ibyaha byawe ukabona umugisha. Icyo nicyo Imana yashyiriyeho iryo sezerano. Gusa ikintu kibabaje ni uko abantu benshi bazi itegeko ry'icyaha n'urupfu, itegeko rya mbere, rya kabiri n'irya gatatu. Nta muntu uzi iby'amategeko ya kabiri. Ibyo nibyo bituma bahora ari abanyabyaha gusa. Mu gihe usomye Bibiliya witonze, muri Yohana 8 harimo umugore afashwe asambana. Uyu mugore afatiwe mu cyuho arimo gusambana. Abafarisayo n'abanditsi bafashe uyu mugore baramushorera. Amategeko ya Mose yari yavuze ngo umugore nk'uwo agomba kwicishwa amabuye. Ariko se wowe urabivugaho iki? Nuko Yesu akoresha urutoki rwiyandika hasi. Kubera iki? Itegeko rya mbere ryandikishijwe urutoki rw'Imana hehe kuri bya bisate by'amabuye. Bivuga ko aya mategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana. Ariko n'itegeko rya kabiri naryo Yesu ari we Imana yakoresheje urutoki rwe, nuko ayandika hasi. Hasi bivuze ko ari mu mitima yacu, ngo azandike itegeko rishya mu mitima yacu. Iryo tegeko ni irihe? Ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Uyu mugore afatiwe mu cyuho arimo gusambana. Rero ugendeye ku mategeko ya Mose yagombaga kwicishwa amabuye. Abafarisayo n'abanditsi baramufashe baramushorera. Bati databuja umugore bamufashe ari gusambana. Amategeko ya Mose atubwiye ko uyu agomba kwicishwa amabuye. Ariko se databuja urabivugaho iki? Yagombaga gusubiza ngo iki? Mbere na mbere mukina amategeko. Mu itegeko rya mbere ugendeye ku mategeko 10 gusambana n'icyaha. Ariko mu itegeko rya kabiri ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Iryo tegeko ryashyizweho. Nuko Yesu akoresheje urutoki rwe yandika hasi. Yanditse inshuro 2. N'amategeko yanditswe inshuro 2. Bwa mbere yaranditswe, bwa kabiri aramenagurwa, Imana yongera kwandika bwa kabiri. Niyo mpamvu n'itegeko rya kabiri ryo ryanditswe inshuro 2. Uyu mugore yakoze icyaha, uyu mugore afashwe asambana. Mose aravuze ngo umugore nk'uyu agomba kwicishwa amabuye. Ariko se urabivugaho iki? Nuko Yesu arunama yiyandikira itegeko rishya. Yarimo kwandika itegeko rishya. Ati kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Hariho amategeko 2 kuri ubu ngubu. Ugende ku mategeko ya mbere twese twagombaga kuzavumwa. Nicyo cyatumye Imana ishyira itegeko rishya kugira ngo Yesu akize umugore afashwe asambana. Hagende ku mategeko ya Mose yagombaga kwicishwa amabuye. Yagombaga kwicishwa amabuye gusa. Aramutse acura urubanza agendeye kuri iryo tegeko, uyu mugore agombaga kwicishwa amabuye. Ariko Yesu yandikishije itegeko rishya hano ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Iryo tegeko rishya rero ryanditswe na Yesu, kandi Yesu yavugiye muri iryo tegeko abwira wa mugore ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Ese ibi ni ibintu bihebuje bingana iki? Kuri ubu rero hari amategeko 2. Kwibagirwa amategeko ntuzongere kwibuka ukundi. Imana ireba ku isezerano rishya, iryo tegeko rishya ikavuga iti
kuko nzababarira gukiranirwa kwanyu kandi icyaha cyawe sinzakibuka ukundi. ninde ubivuga? ni Uwiteka kubivuga. ugende kuri iryo sezerano Imana yohereje Yesu. hanyuma ubwo Yesu yabambwaga yogeje ibyaha byacu byose biracyabyera nk'urubura. nta kindi dukeneye kuzakora. uzizere ko ibyaha byawe byababariwe ku musaraba gusa, nibyo nta kindi. no kuri ubu ugerageje kubahiriza amategeko ukagerageza kuyagenderaho wavumwa gusa. ariko abantu barabibwira ngo Mana dukeneye amategeko mashya. uku niko Imana ivuga iti itegeko rishya nuko nzababarira gukiranirwa kwanyu kandi ibyaha byanyu sinzabyibuka ukundi. ugende kuri iryo tegeko Yesu yaje kubambwa. Yesu yishyizeho ibihano by'ibyaha byacu byose, nuko bituma Imana itubabarira ibyaha byacu byose. amen. amen. mwese yogeje ibyaha byacu byose byera nk'urubura. gusa ikintu kibabaje nuko abantu benshi n'uyu munsi baracyasenga bavuga ngo Mana ndi umunyacyaha ndakwinginze mbabarira. ibyo ni ibintu bibabaje cyane. ntabwo bizera ibyanditswe muri Bibiliya. haranditswe ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. ibi ni iby'agaciro cyane. igihe kimwe twe turimo gutegura igitaramo cya Christmas Cantata mu gihugu cya Korea. muri iryo joro twateguye icyo gitaramo cya Christmas Cantata ahantu hitwa Jinju. mu gitondo nigiye mu modoka nuko njya ahitwa Jinju. nagiye ku itorero rya Jinju. icyo gihe ku manywa nagiranye ibiganiro by'Bibiliya na pasiteri ndetse n'umufasha wa pasiteri mu gitorero rya Jinju. mu gitondo nagiranye amasomo y'Bibiliya n'abapasiteri. nyuma saa sita nagomba kugirana amasomo y'Bibiliya n'abagore ba pasiteri. ariko ku gicamunsi numvise nagiye gusinzira, numva ibitotsi birafashe. ndabwo ngiye gusinzira akanya gato. ese Pastor Park Yong-ju wabaye wari wasangiza ijambo ry'Imana mu cyimbo cyanjye. icyo gihe naregamye ku rukuta ngerageza gusinzira akanya gato. Pastor Park Yong-ju yakoraga umurimo w'Imana muri Amerika, agira ingorane bituma mutuma haragaruka. Pastor Park Yong-ju ni mwishywa wanjye kuko ni umuhungu wa murumuna wanjye. namubwiye nti se Yong-ju waje mu mujyi wa Seoul, nifuza ko wajya untwara mu modoka. niringiye ko wakwiga byinshi ku bijyanye no kwizera. icyo gihe namuhaye akazi ko kujya ntwara mu modoka. yajyaga abana nanjye mu biro. mu gihe Pastor Park Yong-ju yabaga ari kumwe nanjye mu biro, yabonye ikintu kidasanzwe. Benedata benshi bajyaga bazanye ibibazo byabo, ariko mu gihe Bibiliya yabumburwaga ibibazo byabo byose byarakemukaga. yabonye ari ibintu bihebuje cyane, nuko agira kwizera mu mutima we. murakanya nafunze amaso yanjye umwanya muto mbwira Yong-ju ko ari ubaganirira, nuko ndatangara cyane. ni gutabasha kuvuga ibintu nk'ibi ngibi guhera umunsi atangiye gukora ibintu bihebuje cyane. namwohereje mu itorero rya Bundang kujya gukora umurimo w'Imana. iryo torero rigenda ritera imbere umunsi ku munsi. ni ikintu gitangaje cyane. ibyo ntibyavuye mu kwizera ubwacu, byavuye mu kwizera Imana. none n'icyo Bibiliya irimo kutubwira, iratubwira ngo ko nzababarira gukiranirwa kwanyu kandi icyaha cyanyu sinzakibuka ukundi. ikintu kidasanzwe cyane nuko ujya uvuga ko Yesu yadupfiriye ibyaha byacu ku musaraba, ariko ntibajye babyizera, bavuga ko ari abanyabyaha. muri uwo mugoroba rero twakoze igitaramo cya Christmas Cantata aho mu mujyi wa Jinju. muri iryo joro nagombaga kurara aho mu itorero rya Jinju, ariko Benedata mu itorero rya Hapchang barambwiye ati paseri rwose sura itorero ryacu. numvise ko ari amahirwe yonyine mfite gusa, nuko njya mu itorero rya Hapchang. igitaramo cya Cantata gishojwe twagiyeyo hari mu ijoro mu gicuku nka saa sita z'ijoro. nuko nkuranye Benedata bose baraza. byari bimaze kurenga saa sita z'ijoro, nuko mbabwiriza ijambo ry'Imana turasoza. dusoje nuko umudamu umwe aza kundeba aravuga ati paseri njye singishoboye gukomeza kubaho gutyo ukundi. yari amaze imyaka 23 ashatse. umugabo bakimara gushakana imyaka 3 mbere ntiyigeze anywa inzoga, ariko guhera ku mwaka wa 3 yatangiye kujya anywa inzoga. ati kuri ubu noneho nta kinarya, yinywera gusa inzoga zikaze cyane nk'iza soju, anywa amacupa nk'icumi cyangwa 12 ku munsi. ati iyo atashye mu rugo avuye mu kazi yahoraga yandurura amacupa anyanyagiye muri salo, mu byumba n'ahandi hose mu nzu. byabaga ari ibintu bimubabaje cyane. yaje arimo kurira ambwira ati rwose bisingikomeje kubyihanganira ukundi. naramubwiye nti ejo mu gitondo cya kare uzaza n'umugabo we hano. bukeye bwaho mu cyakara umugabo we koko araza. dusuje amateraniro nicaranye nawe, namusomeye icyanditswe cyo muri Bibiliya mu Baheburayo igice cya 10 n'umurongo 14. aho haranditswe ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. si njye wabaye uwera, ahubwo ni Yesu. binyuze mu gutanga umubiri we, ntabwo yatwejeje gusa, yaranadutunganyije by'iteka. ibyo narabimusomeye, nuko mbwira umwe ngo nabidusomere. ubwo yabisomaga ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose, nuko abisoma neza. ndangije ndamubaza nti ni mwene Data Bibiliya ikubwiye ko Imana yagutunganije by'iteka, none se ubwo uri intungane? ati reka dasindiyo. ese ko ngo inzoga buri munsi nabi intungane nte? ndambwira ni mwene Data nturebe ibiriho, reba ku ijambo ry'Imana. muvandimwe uravuga ko udatunganye, ariko ijambo ry'Imana rivuze ko watunganyijwe by'iteka. ese ubwo ni uri mukuri cyangwa Bibiliya niri mukuri? ati ni Bibiliya mukuri. ubwo rero uri intungane sibyo? urera sibyo? ati reka dasindiwe. Bibiliya ivuze ko wejejwe, Bibiliya ivuze ko watunganijwe by'iteka. izere ijambo ryo muri Bibiliya. dore uyu ni Yesu bivuga. binyuze mu gupfa kwa Yesu ku musaraba yatanze umubiri we, uko niko ibyaha byawe byababariwe by'iteka. niyo mpamvu ivuga ko watunganijwe by'iteka. urabyumva? ati yego ndabyumvise.
none se ubwo uri intungane? Ati reka dasindiyo. Twagiye impaka nk'iminota nka 30. Nyuma y'iminota 30 yavuze ko ubwo ari intungane. Ese mwene data koko uri intungane? Ati yego, ni Imana yavuze ko ndi intungane, kandi Imana ni nyakuri, ariko nyamara unywa inzoga. Ati rwose none se Imana ivuga ko ndi intungane, ubwo ndi intungane? Nubwo uri umusinzi uri intungane? Ati Imana niyo yavuze ko yantunganyije. Nyuma y'iminota 30 ko niko mwene data yavuze. Ati nubwo nywa inzoga, nubwo nakoze amabi, Imana yanyejeje binyuze amaraso ya Yesu, nibivuze ko natunganijwe, rero ubwo naratunganijwe. Iki ni cyo mwene data yasubije. Kuva umunsi muziki yabayeho, ubwo ajyaga abyuka mu gitondo cya kare, soju ni inzoga ikaze cyane, usanga bakoresha agakombe gato cyane kangana agapfundikizo kakanywesha, ariko yafataga amacupa 2 yose akayasuka mu ijaga yose agashora mu kanwa icyarimwe akagotomera. Byari bijye gusaza umugore we. Yagiye mu iduka agura amacupa 5, buri ryose igihe litiro 2 ntabwo bashaka kuyaterura yose. Yafashe amacupa 2 muri ruhande yose yacyura mu rugo. Nuko mwene taratangara cyane. Ati urashaka kunywa ibingibi kugira ngo nipfire? Ati yego ndashaka kuyanywa hanyuma wipfire. Ariko ntiyabashije kubireka, akomeje kwinywera gusa. Ireretse inzoga kenshi cyane ko byamubazaga, ariko bimunanira kuzireka. Uyu mwene ntabwo ashoboraga kureka inzoga. Umugore yaje kuvanga ibisi nawe akomeza kubyanganira ukundi. Yabaga asinze iminsi 365 igize umwaka yose, ntacyo yashoboraga gukora. Gusa ikintu gitangaje nuko uyu mwene dataje kwizera ibyanditswe, ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose, binyuze mu kuba Yesu yarabambwe, yishyizeho ibihano by'ibyaha byawe byose, yarakweje aragutunganya akugira uwera. Aya si amagambo yanjye, ni ijambo ryo muri Bibiliya. Kuri uwo munsi umwene data yizeye ibyo. Nuko ndamubaza nti mwene data ubwo intungane? Ati yego ndi intungane. Nubwo unywa inzoga bwose? Ati ntihandi ni Bibiliya ivuga ko ndi intungane, bityo ndi intungane. Nubwo unywa itabi? Ati yego ntihandi ndi intungane, ni Imana yantunganyije. Ntiyego muziki yaje kubaho, gore iki ntiyongeye gutekereza no kunywa inzoga. Kera yendaga gusara ubwo atabaga yanyoye inzoga, ariko ijambo ryinjiye mu mutima we, nuko Imana imubohora irari ryose ry'inzoga. Imana imukiza irari ry'inzoga ryose. Namubwiye kujya mu ishuri rya misiyoneri, nuko ajya mu ishuri rya misiyoneri. Ubwo risozaga yagiye ahantu hitwa Jinyangu, yari gukora umurimo w'Imana. Ni ibintu byiza cyane, ni itorero ritoya. We n'umugore barishimye cyane, ntibyavuye mu kwiyemeza kwe. Yemeye ijambo ry'Imana kubwo kwizera. Ibyo iyo ubikoze Imana ikorera muri wowe. Nakoze ibyaha, bityo ndi umunyacyaha, ariko si Imana ivuga ngo iki? Iti ibyaha byawe byarogejwe. Ubwo Yesu yabambwaga, yishyize igihano cy'ibyaha byawe. Ibyaha byawe ntibyasigayeho. Mu gihe uhanganye na Yesu, Imana yakubwira ngo waratsindishirijwe, ngo uruwera, wagezwe umukiranutsi, nawe uti oya rwose ndacyari umunyacyaha. Umunsi umwe nizeye ijambo ry'Imana, ni nubwo nacumuye, nubwo ndi umuntu mubi, ni Imana ivuga ko natsindishirijwe, ubwo nyine natsindishirijwe. Ni Imana ivuze ko ndi umukiranutsi. Imana ivuga ko ndi umukiranutsi isanzwe izi ko nacumuye. Irabizi ko nacumuye, irabizi ko nabeshye, irabizi ko nakoze ibyaha nabeshye, ariko igihano cy'ibyo byaha cyarangiriye ku musaraba. Mu maso y'Imana turabakiranutsi. Satani nukubwira ngo ntago uri umukiranutsi, uracyari umunyacyaha. Abantu benshi bumvira amajwi ya Satani, nubwo bavuga ko bizera Yesu, ariko benshi muri bo bavuga ko ari abanyabyaha. Mu Baheburayo igice cya 10:14 haranditswe ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Nubwo twacumuye, twikomeza kubira ko turi abanyabyaha, Bibiliya nagaruka ivuga. Ahubwo biravuga ko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Ibyo bigaragara mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 9:11. Ariko Kristo amaze kuza nk'umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha ryarinde gukomera, ritari ryo mu byaremwe ibi. Hariho ihema ryabaga mu ijuru. Rero Salomo yagendeye kuri iryo, nuko yubaka urusengero ku isi. Urusengero rwo mu isi rugengwa n'ibihe. Mu gihe ibyabyo bibabarirwa by'igihe gito, mu gihe ugiye gucumura nanone urugero ugenduka umunyacyaha nanone. Mu isezerano rya kera bagombaga kwica amatungo buri munsi kugira ngo beze ibyaha, ariko ubwo Yesu yabambwaga, amaraso ye ntabwo yashyize ku gicaniro cyo mu isi, yashyize mu gicaniro cyo mu ijuru. Nuko amena amaraso ye mu gicaniro cyo mu ijuru. Ibyo bigaragara mu Baheburayo igice cya 9:11. Ariko Kristo yahindutse umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema ritaremwe n'intoki, ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, rirusha ryarinde gukomera. Iryo ni ihema ryo mu ijuru. Ihema ryo mu isi ryaremwe n'intoki z'umuntu, ariko ihema ryo mu ijuru ntiryaremwe n'intoki z'umuntu. Ngo yanyuze muri iryo hema mu murongo wa 12, kandi ntinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa se y'ibimasa, ahubwo hinjijwe rimwe gusa n'amaraso ye. Yinjijwe ahera cyane rimwe gusa n'amaraso ye, atubonera gucungurwa kw'iteka. Ibyo mu ijuru bihoraho iteka ryose.
ntabwo twajya mu ijuru twambaye umubiri, tuzambara umubiri mushya, umubiri mushya utangire ku mubiri mushya udapfa. Aho ngaho ibyaha bihoraho iteka, aho yaducunguye ibyaha byacu by'iteka ryose. Nubwo Yesu yabambwe hano ku isi, yitwaje amaraso ye nuko ayasiga mu ihema ryo mu ijuru. Reka turebe mu Baheburayo igice cya 10 n'umurongo wa 10. Ese yavuga ngo iki? Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe yageje kugeza iteka. Umutambyi wese ahagarara iminsi yose atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ibi nibyo bitambo byo mu isi byeza icyaha cy'ako kanya gusa, ntibyeza icyaha by'iteka. Umurongo wa 12. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Yesu yatambye igitambo kimwe cy'iteka, bivuze ko yogeje ibyaha inshuro imwe kandi ntihagije kugeza iteka. Yamennye amaraso ye mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ariko Kristo amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara ategereza ko abanzi bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. Umurongo wa 14. Kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Yesu yabambwe inshuro imwe yonyine gusa. Umurongo wa 15 avuga ngo kandi n'umwuka wera n'umugabo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri niryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Umurongo wa 17 arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Imana ntiyashatse ko tureba ku mategeko 10. Niyo mpamvu mu Baroma igice 1 n'umurongo wa 1 haravuga ngo nuko rero noneho bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu ni amategeko 10. Uramutse ukoze icyaha kugira umunyacyaha akakuzanira urupfu, ariko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ni rya tegeko Yesu yandikishaga urutoki hasi. Iryo tegeko ntabwo rigendera ku byo uba warakoze, ahubwo ku byo Yesu yakoze. Ubwo nari nkiri umwana muto, mu gihe cy'ibiruhuko abana bajyaga bagira iminsi mikuru y'imikino, nuko bakiruka. Hari isiganwa umwana yirukanaga na se. Umwana agomba gufata umwana we akiruka mu isiganwa, ariko bitewe nuko umwana atashobora kwiruka ku muvuduko wa se, hariho umubyeyi ateruye umwana we nuko aramwirukankana, nuko wa mwana atsinda irushanwa. Umwana si watsinze irushanwa, ahubwo ni se waritsinze. Itegeko rya mbere twajyaga duhanwa bitewe n'ibyo twakoze, ariko mu itegeko rya kabiri duherwa umugisha hagendewe ku byo Yesu yakoze. Kandi Yesu kuba yarabambwe ibyo byahindutse ibyacu. Icyo gihe nibwo ibyaha byacu byose byababarirwaga. Ni ahacu kwizera ibyo. Amen. Umusaraba wa Yesu waratwejeje mu buryo butunganye. Icyo nicyo mu Baheburayo twasomye umunsi hatubwira. Binyuze mu kubambwa kwe yatwejejeho ibyaha byacu by'iteka ryose. Ibyaha byawe byose byarangiriye ku musaraba. Ibyaha byawe ntibyagumiyeho ukundi. Yesu yishyizeho igihano cy'ibyaha byawe byose, atugira abera n'abakiranutsi. Amen. Mwese reka twizere umusaraba wa Yesu wadukijije ibyaha byacu. Mpimbaje Imana ngira nti haleluya. Kadusenge. Mana data yacu yera, Mana niko kubashyize amategeko 10 mu isanduku, utwikiriza igitwikirizo ubuza umuntu wese kuzapfunduraho. Ushaka ko twizera ko binyuze ku maraso yo ku musaraba tugize abakiranutsi. Tukajyaga dushukwa na Satani tukareba ku byaha byacu tugora twihamya ibyaha, ariko kuri ubu turebye ku maraso ya Yesu Kristo yatumeneye ku musaraba, ayatumye ibyaha byacu byose byezwa. None binyuze mu byanditswe Imana irimo kutubwira yuko ibyaha byacu byose byogejwe kandi ko twabaye abakiranutsi. Urakoze, turabyizeye. Niba uvuze ko turi abakiranutsi ubwo turi bo, ntuzadukundira gukomeza kuba abagaragu b'icyaha, ubwo tuzaba abagaragu b'Imana. Mu gihe twakira imbabazi z'ibyaha tukaba abana b'Imana, uzadukundira tubeho ubuzima bw'umugisha. Turagushimye Mana data, mwene Tashim Hongsop. Umunsi umwe yarizeye, nuko irari ry'inzoga aricikaho. Yesu yaje mu mutima we, nuko amwezaho ibyaha bye byose, nuko bitewe n'ayo mashimwe abaho kubw'ubutumwa bwiza. Nyagasani turagushimye, dusenze twize byose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.